naje ahangaha ku munsi wa gatanu w'icyumweru ryashize n'ubundi nongeye guhabwa promotion y'amahirwe ya kabiri nongeye ijwi ry'umushumba bwa kabiri. Icyo gihe nari ndwaye ariko nza gufata tike ndatega nturuka hariya irwamagana aho bita ku Muyombo hakurya ya Kabuga bukeya, nza kuza ngirirwa ubuntu ngira umugisha ngera hano. Natashye ntafite ubuzima bwuzuye numva ntameze neza, ariko ubu tuvugana iyi saha ndashimira Imana ko yongeye kumpa ubuzima. Naje n'igare ryanjye Imana yampaye iryo naje nyonga riri hanze ahangaha. Ndashima Imana ko nanyonze igare kuva Rwamagana kugera hano nkaba nongeye kugera imbere y'Imana. Haleluya, amina, haleluya. Nanjye nshimye Imana. Mazina nitwa Nyituriki Sharon Pacifique, naturutse Nyagasambu. Vugera kuri mikrofone uzamurijwe. Naturutse Nyagasambu ariko iwacu mu rugo ni muri karere ka Gicumbi. Nahize umuhigo kuva kera ndavuga nti Imana nindamuka nsengeye muri iri torero nzagushima. Najyaga mbivuga buri munsi nkabura uko mbikora kubera akazi nakoraga ko mu rugo. Ejo bundi bananyirukana ngambira kuza gusengera hano, ndayoba nyoberwa hariho nahamagara pastor namfata, ariko kubera yari ari mu itorero. Ariko nshimye Imana yo mu ijuru ko yanshoboje nkabasha kugera hano nkaba ndi mu nzu yayo. Kandi nshimye Imana kuba nyiri mu gihugu cy'u Rwanda. Hari byinshi byashatse kunjyana hanze, nari maze igihe nkorera Umwarabu yashakaga kunjyana hanze kungurisha. Ndavuga nti Imana nimbona nongeye kwinjira mu nzu yawe nzagushima mu gihugu cy'u Rwanda. Nshimye Imana rero yo mu ijuru, nishimwe rikomeye kuri njyewe, yankoreye ibikomeye n'ubu yabikoze kuba ndi imbere yayo. Murakoze. Amen. Cyubahiro n'Imana. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Niyodusenga Florence. Ndashima Imana kuba nageze ahangaha mu nzu y'Imana. Pe ntabwo nherukaga kugeramo, ndajya gusenga ahantu hose bakambwira tugomba kwegera Imana cyane. Rwose mumfashe, niba mubatiza mu mazi menshi mumfashe, ndashaka kubatizwa. Kandi ndashima Imana ko igenda indinda ibintu byinshi, kandi nkashima yuko isezerano ryanjye iri kugenda risoza. Mumere Imana icyubahiro inshuro 3. Murakoze. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nanjye ku mazina nitwa Mukanaganira. Gerageza uvugire kuri mikrofone. Nanjye ku mazina nitwa Mukanaganira Francine. Nagambiriye kuza guteranira hano inshuro nyinshi, hari igihe naje sinahamenya nteranira ahandi ntabiteguye, ariko iki gitondo nshimye Imana yo mu gihugu cyera yuko nageze ahangaha, kuko nari navuze ngo ningera ahangaha nzashima Imana. Nkunda gukurikirana radio Umucyo, kandi nukuri amagambo y'umushumba yigisha kuri radio Umucyo ajyamo ibyiringiro. Imana yo mu gihugu cyera imumpera umugisha. Amen. Nibyo nari mfite byo kuvugira imbere y'Imana. Imana iduhana umugisha. Yesu akubarikiwe. Haleluya. Amazina yanjye banyita Kingeneye Marie Claudine, mvuka mu majyaruguru ariko naturutse ku Muyombo. Byari bigoye cyane kuko naje nje kwa muganga kwikuza amenyo. Umugabo ndamubwira ati reka njye gusenga aha hantu, arambwira ati wapi ntago ujyayo. Arambwira ati waranasaze. Ndangije ndavuga ati byanga byakunda, ubwo nabonye aho nikuza ndajya Imana iranyiza. Nshimye Imana kubwo nabashije kugera hano arahangeza. Icyubahiro ni icy'Imana mu kimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nitwa Niyongabo Hamuduni. Ndashima Imana kuba yarandinze gereza muri iyi minsi, nayikandagiyemo nsohoka amahoro, mbona nsohotsemo nazi uburyo nsohotsemo. Ndayishimira muri mere icyubahiro. Cyubahiro n'Imana. Haleluya. Haleluya. Nanjye nitwa Mukangango Claudine, naturutse muri DPR. Ubwo kuri radio cyo nahafashijwe n'amagambo menshi y'umushumba ahumuriza umutima wanjye. Nduhijwe deni ndifitiye ubwoba.
nari mfite icyifuzo cy'ubukwe bwa mariage nirebye numva mfite ubwoba, naje nyoboza umushumba nuko mfite ibyifuzo by'ubukwe igomba kunyishyurira ideni kandi ikankorera n'ubukwe, aho izabunkorera nuko izabigenza niyikuzi, nkeneye ubujyanama kuri ibyo byombi kugira ngo Imana indengere nyikorere nishimye, Imana iduhane umugisha. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana ko yankoreye ibintu bikomeye cyane. Nari mfite umwana w'umukobwa ari bucura bwanjye atwite, nyuma yaho bamuha randevu kwa muganga, mbese yamaze iminsi 8, igihe cyo kubyara cyararenze. Nza guhamagara umushumba muha n'amazina y'uwo mwana wari utwite, ubwo ni umudamu, yabaye umudamu ubwo yabyaye. Aramusengera mu minota nka 15 byari byanze pe, byanze. Reba iminsi 8 umwana ari kwa muganga, nanjye mpari. Nuko amuhamagara kuri telefone, kandi ubundi ntago ajya asengera umuntu kuri telefone. Arambwira ati genda subirayo, nari mvuye mu rwerero aho yarari, sinandi kumuvura uruhande, yari ameze nabi pe, bigiye kurangira pe. Ku munota ngo nyuma ya 0 Imana irakora. Nahise ngira gutya, ngihindukira gutya gatoya, umukozi w'Imana amaze gusenga arambwira ati numva muganga aravuze ngo ninde wazanye n'umwana witwa Claudette, umukobwa witwa Claudette. Ni ngewe ndi hano. Nataye ubwenge ngo zana imyenda y'umwana, mbitanga ubwenge hagati ako kanya mu minota 10. Amen. Haleluya. 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 Mbere ya byose ndigushimira pastor, uri umusenzi pe, urasenga. Amen. Azamura mikrofone. Ngiye magaza hano shima Imana, ndi umudamu maze imyaka 3 nubatse. Nahuye n'ibigeragezo mu rugo rwanjye, wari washaka umugabo bakazajya bavuga ngo wajuje kumubara, ntabwo wajuje kubaka. Wajuje kumubara, uje kumurya, ntabwo wajuje kubaka. Uriya uriya n'umugore wamwirukanye ukazana abandi. Ariko mwabakobwa nimujya musenga musaba Imana abagabo, nimugasaba amafaranga, ahubwo mujye musaba umugabo usenga, ufite umuryango usenga. Uko ngiye nza kugishaka umugabo ufite umuryango udasenga, nta nubwo nari kurumaramo igihe cyose narumaze. Aje njya kwa pasiteri aransengera, arambwira ngo Imana iguhaye umwana. Pasiteri urabeshya, cyane n'umwana cyane ngumba niswe amazina yose ntazi, hakubishoboka. Ambwira ati byiza, datambwira umugabo wanjye hakuzi ko ngiye kubona umwana, ariko uri umusazi, reka dutegereze. Bwa kabiri mbwira umugabo wanjye, yegereza mikrofone. Yes, gutya. Bwa kabiri mbwira umugabo wanjye ni ngwino tujyane, ngiye kwerekana usigaye nsengera, basenga Imana pe. Umugabo wanjye yaraje, tujyana hari ahantu bakora amasengesho Nyabugogo ruguru gato. Twaragiye tukinjira, pasiteri avuga ngo Imana ibahaye umwana. Hani duhaye umwana, gusa birashoboka. Ati ugiye kubona umwana, uzi kubwira ngo ugiye kubona umwana, wewe watekerezaga ko bitashoboka. Umva teste zose nari narazimaze muri farumasi. Umva numvaga ko bitashoboka pe. Umva Amen. nagiye kubona sintashye, hazajya numva hari ibintu ntashaka, se byashobokara, ntago byashoboka ko ngiye mbona umwana, nta nubwo basi byashoboka ko mbona nivamo. Nagezeho noneho nifuza nivamo nayo nkayibura, ariko umugabo wanjye akambwira ati byose ni Imana, bizakunda. Uko akambwira ati jya usenga, bizakunda. Ibaze kugira abashiki babiri tukabashingira bakabyara abana bari kugenda, ariko wowe warabuze nivamo. Uri kumvisha kigeragezo cya Satani, ariko mwakabyaramo. Icyambere ni Imana. Base ndagushimira waransengeye. Amen. Ubu ngubu ndatwite. Hallelujah.
katwongerera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Okay, hari n'abandi najyaga mbona kwa Papa King hano ndi kubabona bari bafite ibibazo byinshi nk'ibyanjye ndayizungu bafite kutizera nkuko nanjye nari ngufite ntabwo njye najyaga numva ko bagusengera ngo ubone umwana harimo nabo twajyaga duhura hano bakavuga ati pasire ntagasenga hari ahantu abanza mu gitondo bari abantu hanurira nabo bayabanje yafashe ibyifuzo ibibazo byabo mu mutwe ubwo sibwo birashoboka ko umuntu yagusengera mu gitondo akagwanura saa 5 saa 6 akibitekereza ibyo bintu avuga nzasuzuma ndebe babo we none uzi pasteur nyinjiramo akambwira ngo mbonye ibi nibi mu rugo rwawe ariko hingiye ndavuga ntago bishoboka hari n'umuntu twatanye ndavuga ati pasteur yamvangiweho njya akambwira ibi ngibi kandi mu rugo wanjye ntabihari iminsi 3 yonyine byari bibaye pasteur arasenga pe Imana ikongera imbaraga n'amavuta katwongerera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yemagaze hano nshima Imana ejo numvise pasiteri ari kubwiriza kuri radio ndabyumva kuri telefone gira icyifuzo ndavugana ariko Mana umfashe ejo nzajye gusenga. Nahise mpamagara mama wacu ndamubwira nti numvishe umupasiteri icyifuzo cyanjye kandi azagikora. Aka kanya mpagaze hano maze imyaka 22 mama yaranyihakanye ariko ndashima Imana ko mu gitondo numvishe telefone ye anyita umwana we mumera Imana icyubahiro. Haleluya. Ikindi kintu nshimira Imana nashatse umugabo tumanana imyaka 2 narabyara sinamenya ahantu bituruka ariko byaturukaga mu muryango w'iwacu bikorwa na masenge. Naje gusanga umupasiteri asengera ara ku Muhima aransengera arambwira ati Imana iguhaye urubyaro. Dataha ndavugana ariko Mana barukora imbasengeramo ariko nabasasi sinabiha agaciro zagura n'umukecuru arambwira ati zaze nkurangira ahantu batanga umuti. Ngeze mu rugo rumva umutima uri kunkomanga ndavuga ati burari igihe aba ari mu bapfumu banjyanye senga Imana ndayibwira ni kuko uri Imana ivuga bikaba igategeka bigakomera uzamura ubyaro. Haciyeho iminsi 3 ubu ngubu ufite umwana w'imyaka 3 mumera Imana icyubahiro. Cyubahiro ni cyawe Mana. Ikindi kintu nongeye gushima ndashimye Imana ko ejo nagambiriye kuza gusenga ndarika n'undi mama ndamubwira ati tujyane ninjoro saa 6 z'ijoro umwana afatwa n'umuriro ikintu kiramufata pe kiramukomeza ariko senga Imana ndavuga ni Satani ushaka ko najya gusenga. Nashimye Imana ko mu gitondo yabyutse ndamuvugisha mbona umwana aravuze mbwira umugabo ni ngiye gusenga arabyemera mumera Imana icyubahiro ni cyubahiro ni cy'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Mva umutima uri kundya nanjye ndashima Imana ko yanyweye muri gereza maze imyaka 8 bari barankatiye imyaka 10 nagiye muri gereza nasenga kuko nakoraga akazi ko mu rugo noneho muri gereza haba amateleviziyo n'amaradiyo nkajya numva uriya mupasiteri wicaye hariya arangije arahanura aravuga hari umuntu Imana ikuye muri gereza atararangiza igifungo. Nangije twari turi mu kigo nyine ndi kumwumva abantu bakajya bavuga ngo liberasiyo igiye kuza shangwa ubwo n'abantu bakoze jenoside ngo abantu baje kubara amadafari wabona bagiye gutaha noneho twandika dusaba imbabazi nyine perezida wa repubulika ariko wa gatandatu numva nanjye bansumyemo ndataha ubwo nari sigaje imyaka 2 navuyemo maze imyaka 8 mumera Imana icyubahiro. Thank you Jesus. Katwongerera Imana amashyi menshi cyane. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu mu izina rya Yesu. Reka muhaguruke twakire umukozi w'Imana. Kaduhaguruke twese mu izina rya Yesu twakire umukozi w'Imana atugezeho ijambo ry'Imana mu minota 40. Karibu tambuka wakire microphone. Imana iguhe umugisha dukomere Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu.